Amahoro y'Imana niyo mbifurije mwebwe mwese abadukurikiye. Iyi ni Isoko Media, njye turi kumwe ni Elisa Tuyishimire. Reka nguhe ikaze hano ku Isoko Media. Niba aribwo bwa mbere uhageze, wakora subscribe, ibiganiro byacu bikajya bikugeraho 5/5. Uyu munsi rero inkuru nkuzaniye ni inkuru igendanye n'uburezi, aho ngiye kukubwira amakuru avugwa muri Kaminuza y'u Rwanda mu mashami atandukanye y'iyo kaminuza, aho hari ibibazo bitandukanye, bimwe bigendanye no kwapurayinga kw'abanyeshuri bashya n'uburyo ane buranshi yakuweho. Ubu abanyeshuri bashya bazinjira muri Kaminuza y'u Rwanda mu kwezi gutaha akaba ari abanyeshuri bashoje senior 6 uyu mwaka. Ni ibintu rero bibayeho ku nshuro ya mbere, kuko ubusanzwe abanyeshuri baruhukaga umwaka bicaye bashoje senior 6, ariko ubu bikaba byarahindutse. Ubu bakaba bazajya basoza senior 6 cyangwa se umwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye bahita bapurayinga bakomeza muri kaminuza zitandukanye. Rero mu gihe nk'iki na Kaminuza y'u Rwanda iri kwakira abanyeshuri, ariko hari amakuru ari kugenda acicikana ko sisitemu ku banyeshuri bashya gufata reg number cyangwa se inimero iranga umunyeshuri azagenderaho mu myaka aziga yose kaminuza, kubona iyo nimero biri kuba ikibazo, ndetse n'abapurayingira abantu bashya bari kwinjira muri kaminuza, ni ukuvuga bagiye gutangira umwaka wa mbere muri riteki ya kabiri ubwo, kuko initeki ya mbere yo yamaje kuba admitted, abazajya kwiga barabizi. Ni ukuvuga ngo bamaje kubafata, bazajya kwiga barabizi, n'abo batafashe nabyo barabizi. Rero aba bari kwapurayinga ni abazajya kwiga muri niteki ya kabiri mu kwezi kwa 10. Hakaba hari umunyeshuri naganiye nawe utashatse ko mutangaza amazina, akambwira ati ubu hazaza initeki ya kabiri mu mashami yose, yaba mu buvuzi, mu ikoranabuhanga, ndetse n'abiga icungamutungo n'andi mashami atandukanye aba muri UR. Ni ukuvuga ngo rero urumva ko UR igiye kwakira abanyeshuri benshi, ariko bikaba byarasabaga gutegurwa neza cyane kugira ngo abo banyeshuri bazakirwe koko, kandi buri wese yige neza. Ari ugiye gutangira mu wa mbere yige neza, ariko ari n'ugiye gukomeza mu myaka yo hejuru nawe agende azamuka neza. Ikibazo rero gihari ni ikibazo umunyeshuri yangaragarije avuga ati amacumbi kuyabona ni ibintu bitoroshye. Amacumbi ubundi ukuntu byabaga bimeze, abanyeshuri bo mu wa mbere bakirwaga neza nyine, bagahabwa hositeli, ndetse baba bakwiye no kuzibona mu ba mbere, kubera yuko abanyeshuri bo mu wa mbere ntabwo baba bamenyereye agace baje kwigamo. Rero guhita umunyeshuri yiyadabuta cyangwa se yisanga mu kirere cyo gushaka hositeli akayibona, cyangwa se geto, usanga bimubereye ikibazo. Bityo rero abana bo mu wa mbere cyangwa se abanyeshuri bo mu wa mbere bakaba bafashwa cyane kubona hositeli mu banyeshuri ba mbere bazibona. Rero umunyeshuri yantangarije ko n'abandi bakomeza mu yindi myaka nabo baba bakwiye kubona hositeli, ariko haherewe kuri ba bandi bo mu wa mbere. Rero ikibazo gihari ni uko ubu abanyeshuri bo mu wa mbere nibo bazabona hositeli gusa. Abanyeshuri bo mu wa kabiri, mu wa gatatu, mu wa kane n'indi myaka kuzamura, nk'abiga ubuvuzi no mu wa 6 bageramo, bo nta hositeli bazahabwa, kubera ko baramenyeye. Ndetse si n'icyo kibazo, ikibazo nyamukuru gihari ni uko hositeli zarabuze, zabaye nkeya. Akaba ari nacyo rero ikibazo gikeneye kuvugwaho, kigakorerwa ubugororangingo, bakagikorera ubuvugizi,
kugira ngo hubakwe hositeli nyinshi cyangwa se ibyumba bicumbikira abanyeshuri benshi, kugira ngo hirindwe umusaruro muke ushobora guterwa n'uko abanyeshuri batiga neza, bigatuma baba mu mageto. Urumva niba uba muri geto ahantu kure uzajya uvayo warushye, nuvayo warushye ugere mu ishuri. Hari ukuntu twigaga ugasanga ishuri riri saa 8 kandi mwari mwatashye wenda saa 6, babahaye wenda n'umukoro wo gukora murawuzana muri ayo masaha, ugasanga rero gutaha ugateka nabyo ni ikindi kibazo. Bityo rero umunyeshuri kugira ngo yige atuje ugasanga biragoye, ariko iyo umunyeshuri umuhaye icumbi muri kaminuza akiga abamo, akabasha kugira access cyangwa se akabasha kugira uburenganzira ku bikorwa bya kaminuza, yaba interineti, yaba amazi n'umuriro ubuhari, bituma wa munyeshuri yiga neza agatsinda. Resitora nayo akayijyamo, cyane ko resitora ziba zihari bamutekeye, wa munyeshuri azakurikirana ibintu neza, yige abone umwanya wo gukora ubushakashatsi butandukanye ku byo yiga, akore siporo, ubundi agire ubuzima bwiza, bitume abasha gutsinda ku kigero cyo hejuru. Ariko umunyeshuri nabura icumbi muri kaminuza ryo kubamo, akaba hanze haba hari risike nyinshi. Hari abo biba ibikoresho byabo, urugero hari abo bagiye biba amakompiyuta yabo. Urumva ni ibintu biba bitoroshye kuba hanze ya kaminuza. Rero ni ibintu bitoroshye kuba. Hari umunyeshuri uwo twaganiriye yambwiye ko ba nyir'amazu, ni ukuvuga abayakodesha, babaciye amafaranga y'amezi 3. Ni ibintu bitoroshye rero, ni nabwo bibaye. Ubundi umunyeshuri yishyuraga basi ukwezi kumwe kubera ko abenshi babaga muri kaminuza mo imbere, ariko kuva bavuze ko bazacumbikira abo mu wa mbere gusa, abandi bo mu myaka yo hejuru bari kuba hanze. Rero ba nyir'amazu nabo bazamuye ibiciro, abandi batazamuye ibiciro bagiye bishyuza amezi menshi mu gihe gito, kandi si ibintu abanyeshuri bari biteguye. Urebye igihe bibereyemo, ni ibintu bitunguye n'ababyeyi babo. Rero ni ikintu gikwiye kwitabwaho rwose, kigakorerwa ubuvugizi aho bishoboka hose, bikitabwaho, hakaboneka amacumbi yo kugira ngo hacumbikirwe abanyeshuri. kandi ngira ngo UR ifite ahantu hanini yakubaka igacumbikira abanyeshuri, ubundi bagatsinda kandi neza. Urugero, wenda niba umunyeshuri yambwiye ngo mu nzu azabamo yishyuye amezi 3 inzu ya geto, amezi 3 mu by'ukuri sinzi niba yari yiteguye, ariko amezi 3 ni ibintu bitari bworohere abanyeshuri benshi kwishyura amezi menshi. Nanashobora kwishyura ayo mezi menshi, uwo munyeshuri uko biri amafaranga amutunga yo kurya igihe inguzanyo itari yaza, nabyo ni ikibazo. Rero umunyeshuri niyitabira amasomo atariye, ntabwo bizakunda, ntabwo azatsinda. Hari umwarimu wajyaga atubwira ati, murabona ko wenda mutarabona buruse. Igihe kimwe buruse yaratinze, abanyeshuri bashya twari twaje kwiga, biba ngombwa ko nyine buruse tugeraho itinze kubera ko twari twaje kwiga nyuma, ariko imibereho ntabwo yari yoroshye. Ariko uwo mwarimu akatubwira ati, iyo nkubona mu ishuri ndakwigisha, iby'imibereho yawe uwakohereje kwiga hano yakabaye akumenyera n'uburyo uzabaho kandi ku gihe. Rero akatubwira ati, mwihangane mwige, mugerageze mwige, mushake uburyo nyine mukurikirana amasomo, kubera yuko nta kundi byagenda. Njyewe icyo ndebana namwe kubaha ni amasomo. Akavuga ati, ibindi buruse muyitegereze. Rero urumva ubuzima umunyeshuri yabubayemo gutyo, gukurikirana amasomo ye kuba ari hafi ya ntako.
Ikindi kibazo nanone kijya gikunda kuba muri UR ni imitangire y'amafakirite cyangwa se amashami abanyeshuri biga. Iyo mitangire y'ayo mafakirite ikaba iba itagenzuwe neza, ugasanga umunyeshuri muri segonderi yize hege, ni ukuvuga amateka, ubukungu ndetse n'ubumenyi bw'isi, ariko bajya kumuha ibyo aziga muri kaminuza ugasanga bamuhaye IT na bizinesi, ugasanga bamuhaye BIT. Ugasanga rero kubwira umunyeshuri ngo yige ikoranabuhanga n'ubushabitsi yari yarize amateka muri segonderi, ugasanga birahabanye cyane, ntaho bihurira. Ugasanga wenda urugero, hari abo twiganaga mu myaka 3 ishize, abo twiganaga harimo abari barize rege ndetse n'abize hege, ariko baraza bisanga mu ndimi, baza kwiga indimi, iyigandimi n'ubuvanganzo linguistics and literature, aho mbega baje kuminuza mu ndimi. Kuza kuminuza mu ndimi rero ahubwo ari bwuje kuzitangira, urumva ni ikibazo. Hari ibyo ugeraho, urugero nk'igifaransa cyabaga kiri mu ndimi tugomba kwiga. Rero iyo umunyeshuri atigeze ahura n'igifaransa muri segonderi, yarahuraga nacyo mu masaha 2 yabaga mu cyumweru, iminota 80 gusa mu cyumweru, uwo munyeshuri kumuzana kwiga igifaransa muri kaminuza ngo akiminuzemo ni ikibazo. Kandi n'abiga igifaransa muri segonderi nabo hari ikibazo yuko kubera yuko ryabaga ari isomo ridakorwa mu kizamini cya leta cyane nk'abigaga wenda indimi, ariko batiga by'umwihariko igifaransa, bakiga nk'irindi somo wenda ryo ku ruhande batazakora mu kizamini cya leta, ntago bashyiragamo imbaraga cyane, bigatuma rero n'undi amasaha yo kwigamo icyo gifaransa muri segonderi bayakoresha bigamo ibyo bazakora mu kizamini cya leta. Ugasanga wa munyeshuri rero azamutse n'ubundi no gusoma n'igifaransa atabizi, aje atazi na verbe être cyangwa se verbe avoir au présent. Ugasanga rero umwarimu muri kaminuza agiye gutangirira ku bintu byo hasi biciriritse cyane, umuntu yakaba yaramenyeye epfo muri primaire. Ni nayo mpamvu rero mu mitangire y'amafakirite abantu babikoraho UR ikwiye gukorana n'abatanga ayo mafakirite ndetse na heke itanga inguzanyo ku banyeshuri bagiye kwiga ibintu nk'ibyo bihabanye n'ibyo bari barize, bikarebwaho neza kugira ngo umunyeshuri koko uje muri kaminuza aze kuminuza cyangwa se aje gucengera neza ibyo yigaga muri segonderi, asa naho abica hejuru batabimusobanurira neza kubera ko nyine ari rwo rwego yigaho. Ariko muri kaminuza abaje kubicengera neza, noneho akabyinjiramo neza, akabyiga, akabimenya. Rero iyo uje kuhatangirira ahubwo biba ikibazo. Rero turasaba ubuvugizi ahantu hatandukanye kugira ngo uburezi bugende neza. Minisiteri y'uburezi ibikurikirane rwose kugira ngo uburezi bw'u Rwanda butere imbere, u Rwanda tubone abanyeshuri b'intiti nk'uko kaminuza bajya bavuga ko koko isohora abanyeshuri b'intiti bafite ubuhanga n'ubumenyi koko bahangana ku isoko ry'umurimo, ku buryo kaminuza y'u Rwanda ishobora gusohora umunyeshuri ku rwego rwo gukora competition n'umuntu wize muri Harvard. Ibyo rero byadushimisha kandi bikadutera n'ishema nk'u Rwanda. Rero ibyo bikorweho rwose, nicyo twifuza twese, kandi ibyo twagezeho tugomba kubisigasira, ariko tukamenya ko n'urugendo rugikomeje. Ndabashimiye cyane rero. Iyi yari Soko Media, reka dukomeze tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ndabashimiye cyane, ciao.